Mbashimiye cyane kuba mwaje kuri Grow Smart with Angelique. Ndi Angelique Uwimana, nkaba nashaka kwerekana uko inama yagenze ubushize. Aba escapers, okay, kampere ku mavideo hashize iminsi hari video zigera kuri 3 zatambutse kuri Grow Smart with Angelique zikangurira abantu kuza muri Poverty Escape Movement. Noneho izo video narimo ndashishikariza abantu kuza kuri WhatsApp group kugira ngo abakobwa cyangwa se abagore bifuza kugira aho bagera bazaze twifatanye, dufatane nyine duterane ingabo mu bitugu kugira ngo tuve mu bukene tujye mu bukire. Dufite rero plan y'umwaka wose. Iyi yari inama ya mbere ibaye y'aba escapers, yabereye kuri Google Meet, kugira ngo turebere hamwe nyine iyi ngengo, ni nk'ingengo y'imari se, ubwo ni plan uko nyine tuzapanga kugira ngo tubashe kuva mu bukene tugere ku bukire cyangwa se kuri financial freedom mu gihe cy'umwaka umwe. Rero hano hari slides nizo ndi bugende nerekana, kuko n'undi nizo nerekanaga nari na presence, nari nakoze presentation ngenda mbwira aba members uko ibintu bimeze. Inama yari itabiriwe, yari 12 z'umugoroba. Tuza kungukiramo n'ibitekerezo bindi, nibyo ndi bugende mbagezaho. Ngaho dukomeze dukurikire. Nabasobanuriye timeline, nuvuga ngo igihe iyi plan izatangirira cyane igihe izarangirira. Murabona ko iyi plan iteganyijwe kuzamara igihe cy'umwaka umwe, nkuko nari mbivuze. Nyuma y'umwaka tuzarebera hamwe icyo gukora bitewe n'ibyo tuzaba twashoboye kwigezaho. Nuvuga ngo guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 12 2025 kugeza ku ya 31 z'ukwa 11 2026, neza iminsi 365 izaba irangiye. Hanyuma uru rugendo rwa mbere tuba tumeze nk'aho turusoje. Ikindi twarebeye hamwe ni procedure cyangwa se intambwe buri wese agomba kunyuramo kugira ngo abe muri Poverty Escape Movement. Ariko hari akantu nibagiwe kuvugaho, nasobanuriye abantu icyo Poverty Escape Movement bisobanuye. Ubundi movement ni nk'ishyaka, ni ishyaka. Noneho rero abantu tumenyereye ko habaho amashyaka nyine ya politiki. Noneho turebe wenda ku mashyaka ya politiki aba afite icyo agamije, hari impinduramatwara ashaka kuzana mu gihugu cyangwa mu baturage runaka. Twe rero dufite natwe impinduramatwara, nuvuga ni groupe y'abantu. Iyi movement cyangwa se iri shyaka rizaba ari groupe y'abantu b'abagore n'abakobwa bifuza guhindura ibintu runaka bitagenda neza. Icyo tuzaba dushaka guhindura, tuzaba dushaka guhindura ubukene, duhindura mindset y'abagore yuko nta kintu bashobora kwigezaho batakigejejeho, nyine nako hatagize ubafasha kukigeraho. Nyine dushyire hasi imyumvire yo kumva ko ntacyo twakwimarira kereka bakitumariye. Noneho tuve mu bukene, twange ubukene, tubuhunge, twigire muri financial freedom. Iki gitekerezo ni igitekerezo nagize kinjemo, kuko nabonaga nagihereye wenda ku buzima nabayemo, yego, ariko nanone ngihera ku bantu mbona duturanye, abamama, abakobwa muri sako yanjye n'ahandi. Noneho njya no muri statistics, ndeba kuri website ya statistics, nyine nsanga hari umubare munini nyine w'abagore urakennye cyane, uri mu bukene bukabije. Ubwo rero niyo mpamvu y'iyi movement. So procedure rero zo kugira ngo ube umwe muri twe, icya mbere ugomba gukora subscribe kuri Grow Smart with Angelique. Hanyuma ukajya unareba video zaho zose, nyine ukareba video ukagirangiza. Impamvu y'ibi ni ukubera ko
kubera ko tuzaba turi abantu benshi baturuka ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu, biragoye kuvuga ngo kubahuriza hamwe ngo tube dufite ofisi wenda dukoreramo ngo abe ariho duhurira, ariko hano kuri channel nk'ubu iyi nama nubwo umuntu utarabashije kwitabira wenda kubera internet issues cyangwa ikindi kibazo, birumvikana ko bari buze kuyibona kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo iyi YouTube channel izajya iduhuriza hamwe, turebere hamwe ibyo tugezeho, turebere hamwe ibyo turimo, dupositinge, cyane cyane ngewe mu leader nzajya nshyiraho nk'ama transactions nabashije gukora, kubera ko ngomba gutanga urugero. Kuyobora kwiza no kuyobora nyine by example, utanga urugero rwiza. Hanyuma procedure ya kabiri, ugomba kwiyandikisha ku rubuga rwa WhatsApp Poverty Escape Movement. Umumama cyangwa umukobwa wumva yifuza koko kutujoininga, haracyari umwanya kubera ko tuzasoza kuri 26 z'uku kwezi kwa 11. Ubwo ubaye wumva ushaka kuza muri ino nama, waza watujoininga nta kibazo, kuko imiryango izafungwa ku wa gatanu, ndumva ari kuri wa gatanu. Rero procedure ya gatatu, twese tugomba kuba tuzabasha kwizigama nibura 3,000 buri munsi mu gihe cy'umwaka wose. Ni ukuvuga ngo ya minsi mwabonye ko ari urugendo rw'umwaka wose, ni ukuvuga ngo iminsi yose tuzajya tubika 3,000 tubyizigamire mu gihe cy'umwaka wose, ubwo kugira ngo tuzasoze umwaka nyine turaba millionaire. Ibi turaza kubijyamo ku buryo bwimbitse. Hanyuma procedure ya 4, tuzajya twerekana ko twizigamye ku rubuga buri munsi. Ni ukuvuga ngo aba members ko nyine nubaha vie prive y'abantu, nubaha nyine abantu, ntago navuga ngo abantu bose bazajya bashyira wenda ntibabyita inyemezabuguzi, icyemeza ko nyine bizigamye ku rubuga ahangaha kuri YouTube channel, ariko ku rubuga rundi, kuko kuri WhatsApp nyine tuba tumeze nk'umuryango turi kumwe, aho ho bazajya batwereka ko babashije gukora izo transaction, ko babashije kwizigamira. Hanyuma procedure ya 5, umuntu wese uri ku rubuga cyangwa se na hano kuri YouTube channel mwemerewe kubaza no gusaba ubufasha mu gihe wenda utabashije kwizigama, ubona hari imbogamizi iri kugufasha, iri kukubuza kwizigamira, muzajya muba mwemerewe gusaba ubufasha. Mwibuke hano haruguru hari ahantu tuvuze ngo tugomba kuzajya twizigama 3,000 bya buri munsi. Hari umuntu rero ushaka kwibaza ati aya mafaranga azava he? Ni nacyo kibazo gikomeye twahuye nacyo kuri uwo munsi. Urumva buri wese yarimo arabaza ati aya mafaranga ko ari menshi, ko twiyizi, ko urumva aba escapers benshi bahari nta kazi bafite, abandi bakora nyine utuzi duciriritse ku buryo bitoroshye kubona 3,000 ku munsi. Twarimo turibaza aya mafaranga azava he. Twafashe umwanya uhagije, hanyuma nyine dusangira ijambo, turibaza tuti aya mafaranga azava he, kuko mubibazaga nanjye ubwanjye ndimo, kuko nari ndimo ndavuga nti ubusanzwe nyine nsanzwe mfite ukuntu mbayeho, kimwe n'uko nabo bafite uko babayeho, ariko nanone ukareba ukavuga uti ko ari ikintu twiyemeje gukora, aya mafaranga tuzajya tuyakurahe. Ku bwanjye rero natekereje ko hari nabanje guha ijambo nyine bari bari mu nama, bamwe bose bagiye bagaragaza imbogamizi ko 3,000 bidashoboka ko bayabona. Hanyuma mu bisubizo natanze ni ibi ngibi, dore aho amafaranga azava. Amafaranga azava mu mbaraga n'ubwenge bwacu, nta gusaba, nta kuguza, imbaraga, ubwenge nibyo tuzakoresha. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe twe dufite uko tubayeho n'ubundi, waba wari ubeshejweho n'abandi cyangwa wibeshejeho, wari ubayeho, kuko urumva niba wari ubayeho usaba, uyu mwaka nyine uzihangana ukomeze ubeho usaba. Niba wari ubayeho wibeshejeho, ni amahirwe, n'ubundi nyine wari ubayeho. Icyo tuzakora ni ukuzakora
akazi n'imishinga mito mito tuyikoresheje ubwenge bwacu, umwanya wacu n'amaboko yacu paka tubonye 3,000 ku munsi. Birasaba kwiyemeza kuko ayo mafaranga azaboneka mu buryo bubiri. Ubwa mbere uzisanga utanga serivisi bitewe n'ubumenyi n'amakuru ufite. Mbese ibingibi byo noneho nta n'igishoro bisaba. Murabizi ko iyo uri gutanga serivisi ikintu ukoresha cyonyine ni umwanya wawe utakaza nyine uri gutanga serivisi n'ubwenge bwawe gusa, nta gishoro bisaba. Ubundi buryo bwa kabiri tuzajya wenda turangura nk'ibintu, kugura ibicuruzwa kuri makeya tukabigurisha ku mafaranga menshi tukabibonamo inyungu. Ubwo buryo nabwo busaba amafaranga, tuvuge wenda ni igishoro ariko ushobora guhera no ku gishoro gitoya. Hari ibintu byunguka amafaranga bishobora kunguka ayo mafaranga 3,000 kuko niyo target dufite kurusha ibindi byose. Byakunguka 3 ku munsi kandi rwose washoye amafaranga make cyane. Ibyo nibyo tuba tuvugira ku rubuga, duhanahana ibitekerezo, duhanahana amakuru bitewe n'ahantu umuntu atuye, bitewe n'ahantu umuntu akorera, bitewe n'uko abona situation y'ahantu ari. Kubera ko nakomeje gusobanurira abari bitabiriye inama yuko burya kugira ngo umenye serivisi watanga cyangwa igicuruza wagurisha, birasaba kumenya ikibazo abo bantu muturanye cyangwa se abantu mubana, abo ugiye guha nyine kugurishaho icyo kintu, umenye ikibazo bafite. Tuzajya tureba ibibazo bihari bidukikije, tubikemure, tubone amafaranga. Ngubwo buryo bubiri amafaranga azabonekamo. Hanyuma hari ikibazo cyose gikurikiraho, nicyo kwibaza tuzizigamira hehe kandi kubera iki. Aho rero kwizigamira, urumva nk'abantu bahuye tutaziranye, urumva iyi movement nibwo igitangira, biragoye kuba nabwira abantu ngo mumpe amafaranga yanyu nyababikire, ntago bishoboka. Byabibaye nka bya biminano by'abantu bataziranye, bizana amatiku, ntago bari byiza. Kandi ikindi dukeneye, kwa ko turimo turakura, dukeneye ahantu dushobora kubika ya mafaranga ntabe yicaye gusa, ahubwo ayo mafaranga akaba arimo arabyara inyungu. Rero niyo mpamvu twahisemo, ngewe n'abaporopoje gukoresha iki kigega cyitwa Aguka Unit Trust Fund. Iki kigega naberetse ko cyunguka amafaranga agera ku 10.4% kandi agashyirwaho buri kwezi. Ni ukuvuga ngo niba wabikije amafaranga, ayo mafaranga yunguka ku mwaka 10.4, ariko bakayagabanya na 12 ku buryo ya nyungu uyibona buri kwezi. Hanyuma icyiza cy'iki kigega nabonye, bagiramo akantu ka reinvestment. Reinvestment bivuze ngo ya nyungu ubonye mu kwezi, iyo uhisemo kuyirinvestinga irongera nanone ikakungukira. Mbese uba umeze nk'aho nayo yabikije, noneho ukwezi gutaha nayo akaba yakungukiye. Urumva ko ari amafaranga agenda abyara andi, kandi koko nibyo twifuza, ko turifuza gutera imbere. Hanyuma nababwiye yuko impamvu yo kubika 3,000 ku munsi, ni ukuvuga ngo umuntu uzashobora kubika 3,000 ku munsi nyine azasoza umwaka yitwa millionaire. Ngaho nawe tekereza ukuntu ari big achievement kuba waratangiye nta kintu ufite, nta kazi ufite, nta hepfo nta ruguru, njya numva ariko bavuga, ugasoza umwaka witwa millionaire. Urumva ni irindi zina rizaba ari ryiza, rije nyine ku yandi mazina yacu tuba twitwa ba aka millionaires, nyine turi abantu turi mu ruhando rw'abantu bafite amamiliyoni. Urumva bizaba ari ibintu byiza, sibyo? Rero hano ni gute rero tuzabikora, ni gute tuzaba twizigamira, cyangwa se plan imeze gute? So kuri ubu buryo nari nakoze Excel sheet kugira ngo nsobanurire abanyamuryango uburyo nagiye mbara n'uburyo amafaranga azagenda abonekamo cyangwa se agenda yunguka. Tuza gusanga, murabona ko hano dufite amezi agera kuri
12 yose uhereye mu Kuboza 2025 kubera ko urumva nibwo tuzatangira mu Kuboza 25 Kuboza 25 2025 ni ukuvuga ngo iyo uri gutangira kwizigama nk'ubu nta nyungu wabona ko aribwo ugitangira, ariko nk'ubu ngubu ubwizigame bwa mbere nabwo ntawe uhari kuko nibwo tugitangira. Noneho ubwizigame bw'uko kwezi kuko kugizwe n'iminsi 31 azaba ari 93,000 byose yose hamwe abe 93. Mu gukurikiye kubera yuko mukurikiye nkeka ko simbizi niba byarahindutse muri Aguka ntabwo byemerewe kubitsa amafaranga ari munsi y'ibihumbi 100 iyo ugitangira. Nyuma waratangiye nibwo ushaka kugenda ubitsaho ibyo bitatu. Rero niyo mpamvu nta nyungu yo mu kwezi kwa Mutarama tuzabona, ahubwo ubwizigame bwabwo buzajya buba 93,000 niduteranyaho bwa bwizigame bwa twe twakoze mbere bihite biba 186. Hanyuma y'186 azatangira kunguka ya mafaranga 10.4% mu gihe cy'umwaka. Noneho ayo uyagabanyije na 12 uhita ubona ko tuzunguka ari amafaranga 1,612. Hanyuma ubwo ubwizigame bwose bwa mbere twari dufite murabona ko ari 186. Aya none dushyireho ubwizigame bwo mu kwezi kwa Gashyantare, murabizi kuzaba gufite iminsi 28, niyo mpamvu ari 84,000. Nituyateranya yose n'inyungu Gashyantare izarangira dufite 271,312. Ntimuvuge ngo ni make kuko aya mafaranga ni inzozi ku bantu benshi turi kumwe mu ba escapers, kuko hari benshi kwizigamira byanze. Ni ukuri benshi byaranze, niyo mpamvu niba uri kureba iyi video ukaba utari mu ba escapers ubizi ko uri umugore cyangwa uri umukobwa, tuguhaye ikaze amazi atararenga inkombe, kubera yuko tuzisanga niba ukennye. Ni ukuri gukena nta kintu bitwaye, ahubwo ikibazo ni ese uri kubikoraho iki kugira ngo uve mu bukene. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu umuntu ufite aya mafaranga quand même muri uru Rwanda hari n'icyo yayakoresha, kandi deja ni amezi 3 yonyine tuzaba dukoze. Ubwo rero murabona ko dukomeje tukagenda tubara amanyungu ukaza ukagera ahangaha mu Gushyingo kwa 2026, murabona ko tuzaba tugeze mu mafaranga agera kuri 1,144,679. Ubwo nanze kugenda nsobanura buri kamwe buri kwezi kubera ko byatuma video iba ndende cyane bikabarambira, ariko ubishatse kankugire gutya wafata screenshot. Nubwo mbona hari bitari gukwiraho neza, gusa the idea iragaragara. Ni ukuvuga ngo umuntu uzemera cyangwa se uzashobora iyi plan yo kubika 3,000 ku munsi mu gihe cy'amezi 12 azasoza ari umumiliyoneri. Rero urumva ko kuba waba ufite kuba waba ufite miliyoni n'amafaranga 100,000 n'andi, hari ikintu kinini ushobora kwigezaho uyafite. Niyo mpamvu mu kwanzura twarimo turibaza nyine, urumva tuzatangira ku itariki ya mbere z'ukwa 12 2025, ariko muri 2026 buri wese muri twe azaba ari umumiliyoneri. Ni ukuvuga ngo nta mukene uzaba ukiturimo, birumvikana tuba twaribagiwe poverty. Tuzaba twarakoze escapade ya danger, tuba twarescapinze, twaragiye twarahunze. Ngaho rero nimutekereze, iki ni ikibazo nababajije, nimutekereze tuvuge ko wenda mu escapers turi abantu 20 wenda aribo basoje urugendo rwo kuba baragiye babika 3,000 ku munsi. Ese nk'abantu 20 twifashe tukavuga tuti dufate ya miliyoni yacu n'140 na bingahe, noneho tuyashyire hamwe, murabona ko havamo amafaranga agera muri 22,893,580. Aya mafaranga mukeka ko ari makeya? Ni menshi. Amafaranga wayashora mu kintu gifatika cyane kandi kirambye
cyazajya kitwungukira twese nk'aba escapers, tukunguka amafaranga ya buri kwezi kandi menshi, ubuzima bwacu bugahinduka, noneho tutanakoze, tutiriwe twirukanka, dore ko abagore ubundi babereye ingo, ni abagore nyine bategarugori, abakobwa beza, tukaba financially free. Kandi ikindi kibazo nakubaza, ese ku bwawe uramutse ufite miliyoni n'ibihumbi 144 n'andi, ntabwo yakuzamura? Tuvugisha ukuri, uramutse ufite aya mafaranga urakeka ko atakuzamura? Ni ukuri yakuzamura. Ni ukuvuga ngo tutanafashe icyemezo cyo guhuriza hamwe kugira ngo wenda dukorere ibintu hamwe, niyo uriya mwaka utaha twazavuga tuti dusoreje ahangaha, ngaho buri wese yirwaneho. Ndababwiza ukuri ko aya mafaranga ni menshi, yadukorera ikintu gifatika, bwa bukene twaba tubuhunze. Mwibuke ko hano nimvuga ubukene ndi kuvuga kubura basic needs, ndi kuvuga abantu batari bafite uko biyambika, batari bafite uko bigaburira, batari bafite uko aho baryama. Aya mafaranga yakuzamura ibyo bintu, icyo cyiciro ukakivamo ukajya mu cyiciro cy'abashoboye kwikorera ibyo byose mvuze. Ngayo nguko ni uko nguko inama yagenze, ndizera nta kibazo muri buhure nacyo. Ugira ikibazo nta kibazo yohereze nyine muri comment section, yandike muri comment section abaze. Mujye mugira umuco mwiza wo kubaza, ko kubaza bitera kumenya, hanyuma dufatanyirize hamwe turebe uko iyi plan twa executing. Rero dusubiye inyuma gatoya kuri iki kigega cyitwa Aguka Unit Trust Fund, twagira umugisha mu bantu bari bari mu nama, umwe aratubwira ati hari ikindi kigega azi ngo cya leta ngo cyo cyunguka 12%, ariko ntago ndi sure, ntago mbizi cyane ko ntago nzi uburyo gikoramo. Iki nicyo ngewe narinzi, ni nacyo nakoresheje, nanjye nagikoresheje, niyo mpamvu numvaga aricyo naguma gukoresha ko uburyo bwabo burizewe. Nabashije kubitsamo, mbona inyungu ziraza, yewe n'igihe nashakiye kubikuza narabikuje, nzi ukuntu bigenda kugira ngo umuntu abone uko abikuza amafaranga ye. Niyo mpamvu nari napropose iki ngiki. Ubwo rero niyo plan, ubwo nimbereka plan muri makeya, muri details, nzaba narafashe icyemezo cy'ikigega tuzakoresha, niba tuzakoresha icyo cya leta cyangwa tugakoresha iki ngiki. Ubwo namwe mwampa ibitekerezo byanyu. Ikigega menya cyitwa gutera, kandebe izina kugira ngo nkibabwire, namwe nk'aba escapers cyangwa n'undi wese uzi uburyo gikoramo abe yatugira inama, abe wenda yagenda kureba uko gikora, hanyuma tuzamenye icyo dufata muri ibyo byombi. Ndabona iki kigega cyitwa ngo R-Night Rwanda National Investment Trust Iterambere Fund. Ubwo cyitwa Iterambere Fund. Mukore ubushakashatsi murebe Iterambere Fund gikora gute, turebe niba ari icyo twakwizera kurusha Aguka Unit Trust Fund. Hanyuma tuzahitamo muri bibiri, duhitemo kimwe, kuko gutangira ni kuwa mbere, ku itariki ya mbere, yego azaba ari kuwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwa 12. Ubwo rero nta gutinda. Mwakoze cyane gukurikira iki kiganiro, ngaho mukomeze mugubwe neza. Escapers ndabakunda cyane, mundi ku mutima, kandi rwose tuzagera kure, muhumure, ntimugire ikibazo. 3,000 ntibibakange, tuzakorana ku buryo rwose bizatworohera kuyabona. Tuzahanahana ibitekerezo, tuzatizanya imbaraga paka bikunze, sibyo? Ngaho mugubwe neza. I love you so much. Naho mu kiganiro cy'ubutaha. Bye.